umuntu akaba yakureba agahita avuga turiya muntu afite umwami biriranywe namubonye ukabirebesha amaso ukavuga uti umwami akorera agenda amubona nanone ni byiza ushobora kurijya kuri icyo gice nabwo twakureba tukavuga ngo uriya muntu umwami akorera nawe turamubona kuko n'ubundi ijambo ry'Imana ryarabitubajije ngo mbese ab'Imana bose ko tujya kubona twabona ngo baravuga Imana bazi Imana bakorera Imana ubundi abavuga Imana neza tuzababwirwa n'iki iyo wemeye kuyoborwa n'umwuka wera ubujura ntibugutegeka iyo wemeye kuyoborwa n'umwuka wera ubusambanyi ntibigutegeka irari ntabwo rigutegeka ngo ugende ubwira abantu ngo umubiri warananiye icyo si ikirato kuko Satani azakuma kubwire ngo genda ubibangikanya ngo n'abandi barabikora abandi ni abandi wowe uzabazwa wenyine menya ibyawe higira ukubwira ngo nyeganyeza ubaze mugenzi wawe uramubaza iki ijambo ry'Imana riratubwira ngo ni ibice bibiri ni mu kurimbuka ikuzimu cyangwa se mu ijuru none rero wihenge kutwaha tworoshye ngo udusigirize amavuta uduhindura utwera kandi nta cyaha gito kibaho imbere y'Imana ijambo ry'Imana riratubwira ngo ibyaha byose birangana none wowe wafashe ibikomeye utiki n'Imana irabizi ko ntagikora ariko hari ikindi urimo ukora kandi waguma gukuza ukagikuza kikazatuma ubura ubugingo ngo umurongo wa 21 wo uravuga ku byaha rero bisa nk'ibyoroshye twebwe twibwira ko byoroshye ngo no kugomanwa ngo no gusinda n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo urumva bitoroshye kugomanwa ukaza nk'uyu mwanya mwantumiyemo kuko Satani aguhemba umubabaro akaguhemba ibyo byaha noneho ingaruka y'icyo yaguhembye ni za sida n'ubwo businzi n'ukurwana uhorana inkovu n'amaganya n'amarira n'uguhora wibucunga biziyenzaniye ibintu ukajya gusimbuka ibipangu ugakuramo ariko kamere nziza y'imbuto y'umwuka ni urukundo amahoro n'ibyishimo mwene so yaburara ukamenya ko muri busaranganye mukambara ukamwambika yambaye ubusa ukamugaburira buraye ukamusura ababaye ukamusura arwaye mukababarana nuko ngo haza kuvamo umwana we yibyariye aravuga ati ntimureba mwese ko mwari abantu benshi ibihumbi byinshi mwanze kunyizera ngo tugendane atari koreka uyu mwana azi uyu mwana yari yaribyariye umwana ajya ku bitugu bya se bagendana kuri rwa rudodo etaje barazizenguruka nk'uko yazigenzeho mbere arangije aragaruka arongera amanikira imbere y'ababana barongera bakoma mu mashyi bati twabibonye koko tukwemera kandi ukomeye n'uwo wajyanye umugaruye ati none mwe ko mwanze ntabwo bamwizeraga baramwemeye ko abikora bakabibonesha amaso ariko ntibizeye ko hari uwo yabikorana nawe ngo azamugarura ari amahoro bishatse kuvuga iki yemewe n'umwana wuzi neza ko yatangiranye na se siporo Isa akamujyana afite amacenga menshi ugafite uburyo yaramuproteje kuko urumva n'umwana wenyine wenda yaranamuhambiriye ntitubizi icyo tuzi ni uko yagendanye nawe akagarukana nawe kubera iki umwana yabyemeye kuko yumva yizeye se aramwemera aravuga ati papa ntiyakora ikosa ryo kundekura ngo ngwe mpfe imbere y'abantu bangana gutya nawe aramwizirikaho nk'umwana na se ariko iyo utiziritse rero nawe kuri data wa twese uri mu ijuru n'ubundi uramwemera gusa byenemera Imana ariko ibyo kuyizera ngo ukora ibyo yagutegetse we nturimo kubikora turabakiriye inshuti bavandimwe babagwiza urukundo nanone kandi turacyafite gaframa nikazi murakoze cyane suhuza abadukurikiye maze kandi ubaganirize ndabashuhuje cyane mu izina rya Yesu nashimwe abakunzi b'umusaraba abagikomeje urugendo Imana iduhane umugisha amen uyu munsi wateganyije kutuganiriza ijambo ry'Imana ni karibu maze utuganirize icyo Uwiteka yashyize ku mutima wawe. Yego murakoze cyane. Uyu munsi numvisha umutima wanjye unyemeza ko dukwiriye kuganira ku bukristo bwacu muri iyi minsi. Hanyuma ubaze umutima wawe nanjye mbaze uwanjye ngo mbese turacyari abakristo.
ubundi rero turimo tuganira twakwibaza ngo umukristo ubundi ni muntu ki, akwiriye kuba ameze ate, ni iki kimuranga, ni iki wowe wamureberaho ukamumenya ukavuga uti uyu muntu ashobora kuba ari umukristo. Nicyo kintu nifuje ko twarebaho, hanyuma tukisuzuma tugafata umwanzuro mwiza niba hari aho tutagendaga neza, ariko niba hari aho tunagenda neza Imana igahabwa icyubahiro. Amen. Yesu rero nashimwe. Amen. Ntangiriye kuri iyi titire ivuga ngo kunoza ubukristo bwawe n'Imana. Amen. Ni ukuvuga ngo kunoza, abantu bazi ibintu byo mu cyaro cyane, ushobora kuba urimo usekura, niba gusekura iryo jambo ndi bubikoreshe muryumva, ushobora kuba urimo usekura imyumbati, ushobora kuba urimo usekura ubunyobwa, cyane wenda reka tuvuge ku bunyobwa, ugasekura udafite akayunguruzo. Icyo gihe umuntu ashaka kukubwira ati ubusekure cyane kandi ubunoze, kuko nta kayunguruzo dufite ngo tunoze. No ku bukristo bwacu niko nshaka ko tubireba. Wibaze ngo ubukristo bwanjye mbese buranoze cyangwa harimo ibiheri. Turareba rero ngo uwo mukristo amerewe ate, ameze ate, hanyuma muri ubwo bukristo buranoze se cyangwa buvangiyemo ibintu by'ibiheri. Imana tugirire neza. Amen. Turabisanga rero ahantu nashatse ko tubirebera cyane ni mu ijambo ry'Imana. N'ubundi turakoresha Bibiliya, kuba yemera mwese murazifite murebemo. Ni mu gitabo cy'Abagalatiya ibice 5 turahera ku murongo wa 16. Amagambo meza aryoshye cyane tugiye kuhasoma, nuyayungurura ukayasesengura neza n'umutima wawe, araza kukubwira niba ubukristo bwawe bunoze cyangwa se ubukristo bwawe butanoze. Yego. Imana tugirire neza. Abagalatiya ibice 5 guhera ku murongo wa 16. Yego. Imirimo ya kamere n'imbuto z'umwuka. Yego. Ndavuga ni muyoborwe n'umwuka, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari ibyo mukora. Ariko niba muyoborwa n'umwuka, niba mugitwarwa n'amategeko. Dore imirimo ya kamere iragaragara ni gusambana no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana, n'ishyari n'umujinya n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice, no kugomanwa, no gusinda, n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare nk'uko nababwiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, ni ukwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Ibimeze bityo ni amategeko abihana. Abakristo Yesu babambanye kamere n'iruba n'irari byayo. Niba tubeshwaho n'umwuka, tujye tuyoborwa n'umwuka. Twe kwifata uko tutari, twenderanya kandi tugirana amahari. Amen. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Amen. Iri ndumva ari ryo jambo dukwiriye kuganira uyu munsi. Yego. Ukabaza umutima wawe, nanjye nkongera nkawubaza. Nkunda kuvuga iryo jambo ngo ubaze umutima wawe, nanjye mbaze umutima wanjye. Hari abantu benshi bakunda kubwiriza ukumva arimo aravuga ati nyeganyeza mwene so, umubaze. Ariko wowe ubwawe ibaze. Winyeganyeze, ntabwo ari ngombwa kubwirwa n'abandi, nta nubwo ari ngombwa ko wibutswa n'abandi, kuko ni we na Kristo mwembi. Nta wundi muntu uzivanga hagati yanyu ngo aze kukumenyera ibyawe abikugereze kuri Kristo. Ni wowe ubwawe uzirwariza. Kimwe cyo no mu nzira iyi tuzajyamo, niba ari inzira watoteje y'ibyiza, ni wowe na Kristo, ntabwo ari jyewe tuzagendana. Niba ari inzira y'ibyiza watoteje, nanone ni wowe n'umwami w'inzira waciyemo y'ibibi. Niyo mpamvu ngiye nkubwira ngo winyeganyereze umutima wawe ubwawe, aba ari wowe uwubaza. Ijambo ry'Imana rero wakoze waridusomeye. Ndibaza ntawe utaryumvisha, utumvishe neza usoma yaza no kongera agasubiramo muri Bibiliya afite mu rugo. Ni mu Bagalatiya ibice 5 guhera ku murongo wa 16. Titire iravuga ngo imirimo ya kamere n'imbuto z'umwuka. Ni ukuvuga ngo ni ibintu bibiri batubwira, kuri kamere no ku mwuka wera. Ni ukuvuga ngo nta mwayeni ihari, kuba urimo hagati. Urasabwa kuba uri mu ruhande rumwe cyangwa se uri mu rundi, mu mpande ebyiri gusa.
no muri ibi bihe rero ijambo ry'Imana niko rimeze. Niba wumva uri muri kamere z'umwuka, jya muri kamere z'umwuka, niba kureba kerere bavuge bati uri muri kamere y'umwuka. Niba ndebera muri kamere y'umubiri bavuge bati niyo yahisemo, niyo agaragaza, ngende muri kamere y'umubiri muyinshakemo muyimbone. Ariko abantu benshi niyo mpamvu ijambo ry'Imana rigenda ritubwira ngo ntukonje kandi ntunashyushye, ukaburirwa icyerekezo. Ariko uyu munsi byaba byiza uvuye mu cyerekezo ukagisobanura, n'ijuru rikamenya ngo turamubariza aha niho aherereye. Hari igihe wirirwa mu mirimo ugenda ukora hirya no hino, umuntu akaba yakureba agahita avuga ati uriya muntu afite umwami biriranywe namubonye. Ukabirebesha amaso ukavuga uti umwami akorera agenda amubona. Nanone ni byiza ushobora kurijya kuri icyo gice nabwo twakureba tukavuga ngo uriya muntu umwami akorera nawe turamubona. Kuko n'ubundi ijambo ry'Imana ryaratubajije ngo mbese ab'Imana bose ko tujya kubona tukabona ngo baravuga Imana, bazi Imana, bakorera Imana, ubundi abavuga Imana neza tuzababwirwa n'iki? Yesu yahise abasubiza ngo muzababwirwa n'imbuto bera. Rero nta mbuto bera Bibiliya ivuga ziri mu ayene ngo ahangaho Imana izapfa kugenekereza ikugenderemo. Oya, jya mu gice kimwe ijuru rikikumenyemo. Niba ari muri kamere z'umwuka rikumenyeraho, n'abantu tukumenyeraho. Niba ari no mu mbuto z'isi, jya muri iyo kamere tukumenyeremo. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana hano ryatangiye rinabidusobanurira kugira ngo wumve kamere ziranga buri gice, utazavaho wishuka ibidahari. Ngiye kongera mbibasubiriremo niruka ngo ndavuga ngo muyoborwe n'umwuka. Yoborwa n'umwuka wera, kuko nuyoborwa n'umwuka wera tuzakureba kuri icyo gice cy'umwuka wera tuvuge ngo uyu muntu ayoborwa n'umwuka wera. Niyo mpamvu n'ijambo ry'Imana ritangira ribitubwira ngo ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko ari bwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Ni ukuvuga ngo iyo uri mu mwuka wera ugahora ubana n'umwuka wera, umwuka wera akamenya ko uri uwe, akamenya ko uri inshuti ye mu bana, ntabwo azemera kukurekura. Kuko iyo ugiye gutana ya kamere yo ku kindi gice ikivanga, iyo ije kugukurura hari igihe ujya ukumva umutima urakubujije. Niba ari ikintu ugiye kwiha kitari icyawe, ukumva umwuka wera arakubwiye ngo woya, ariko akabikubwira atuje. Wowe hari igihe umunanira ugashyiramo za mbuto za kamere, ugahita ubatura, ukamusuzugura, ugaterura icyo ugomba gukora, ugashyigikira iki cya gice cya kamere. Umwuka wera yiturije ahita ajya ku ruhande rumwe arakwihorera. Ariko ngo niwemera kuyoborwa n'umwuka wera, icyakubujije ukacyumvira, ibintu bigenda neza, ibintu bijya ku murongo, ibintu bijya kuri gahunda. Twebwe twicwa nuko dushaka kubangikanya ibintu kandi bitabangikanywa. Natangiye mbabwira ngo erura tukumenye mu gicurimo. Niyo mpamvu usanga abantu benshi basa nk'abaguye ngo simbona na runaka, simbona na runaka, kuko imbuto z'igicu uherereyemo barazibonye babona nta muntu ukurimo, barazibonye babona umwami ukorera, barazibonye babona umwami muba mwiriranywe. Ariko iyo wiriranywe n'umwuka wera, umuntu aravuga ati wabonye ko unamubwira nabi ariko agaceceka, wabonye ko umutwarira ibintu agaceceka. Nuko mwuka wera yamubwiye ati hangane, komera, wigaragaza kamere z'ikindi gice, kuko warayiranduye muri wowe usigarana na kamere y'umwuka wera. Hanyuma umurongo wa 17 ngo kuko kamere irarikira iby'umwuka yanga. Iteka dukunda kurarikira ibintu by'isi bikadukurura, ugasanga mwuka wera ntabwo abikunda. Ugasanga hari imbuto dushaka ko twivurugutamo tukazisoroma nka benezo, tukashaka kuziryaho, kandi mwuka wera wadashaka ko izo mbuto tuziryaho, atabikunda. Ugashaka kurema ibice. Abantu rero ugasanga mu kirokore cyangwa se mu bintu by'Imana turashaka kubyoroshya, ibintu byose ukabyoroshya. Niba ari ukunywa gakeya, ngo na Bibiliya iravuga ngo nywa gake kubw'inda yawe yakunaniye. Bibiliya nitutayisoma neza izakuroha. Niba inda yarakunaniye, ni ubwo nyine inda yarakunaniye, urugende kuri icyo gice, winywere ingituyobore cyane bigira inzira. Ariko niba ushoboye no kuyitegeka, yitegeka inda yigutegeka. Kandi hasi haravuga ngo ibyaha bya bamwe bigaragara hakiri kare. Yego,
uba wananiwe kubihishira uwo kubihishira wamwirukanye ubundi umwuka wera niwe wakabitwikiriye akagenda byica muri wowe wabitesha agaciro abitesha imbaraga none mwuka wera nturimo kumwumvira bizatwikirwa nande amaraso ya Yesu utarimo kuyashyira muri wowe none ko ari yaducungura ko ari iyo ngo aza akabitwikira byose urubanza ntirugaragare none niba utabifite umwami ukorera niwe tuzajya tureba tukamubona tukamumenya ariko umurongo wa 18 ngo niba muyoborwa n'umwuka ntimuba mugitwarwa n'amategeko iyo wemeye kuyoborwa n'amategeko iyo nda ntigutegeka iyo wemeye kuyoborwa n'umwuka wera